Muraho bavandimwe, muraho mwese, abakunzi ba channel Mutabazi Ayo Official, ndabasuhuje cyane mbifuriza amahoro meza, mbifuriza amahoro y'Imana mwese aho muherereye mu mpande z'isi zose zine, mu bihugu bitandukanye, muri Afurika, i Buraya, hose no muri Amerika. Mwese ndabasuhuje mwese, ngarutse kugira ngo tubashe kuganira hamwe, tubashe kungurana ibitekerezo mu bintu n'ibindi, cyangwa se mu bibazo bimwe n'ibindi bigombye kuvugwa cyangwa se gucicikana ku mashusho media. Icyo nshatse kuvuga none batanzi ndasura kandi mbibwira, ariko mpora mbibwira buri gihe nta kibazo cyo kwisura kwivuga. Nitwa Mutabazi Patrick, ntuye muri Canada, ntuye mu mujyi wa Hamilton muri province ya Ontario. Kaba mbasuhuza mwese, hey, mbifuriza amahoro y'Imana mwese aho muherereye, mbifuriza buri gihe n'ibyo muba murimo mwese, utuzi, business, ibindi bikorwa byose bishobora gutuma ubuzima bwacu bugenda neza. Mbifuriza amahoro n'amaronko muri byo, kugira ngo n'umugisha mwinshi, kugira ngo bigume bitera imbere, kugira ngo ubuzima bukomeze kurushaho kugenda neza. Rero icyo nshatse kugira ngo tuganire uno munsi ni ikiganiro cyitwa, topic yazo ni ukuvuga ngo kuki umuntu atukwa agaceceka. Kuki umuntu atukwa agaceceka, iyo niyo topic y'uno munsi. Mu by'ukuri gutukwa umuntu agaceceka, nyabitekerejeho cyane cyane muri no minsi itambutse, nicara hasi ndabitekerezaho, numva igisubizo nje nyotanga nuko gutukwa umuntu agaceceka suko umuntu ababuze ibyo asubiza, suko umuntu aba atari imvuze, suko umuntu aba ari igifu kidafite ubwenge. Gutukwa umuntu agaceceka suko tuba tubuze ubwenge, suko tuba tubuze ibisubizo byo gusubiza uhaye tukana, suko tuba tubuze amagambo dushobora kuvuga cyangwa se dushobora kubwira wa wundi watukana. Ariko hari igihe kigera umuntu agaceceka, ugaceceka atari uko ubuze ibyo usubiza, atari uko uri igifu kidatekereza, ugaceceka atari uko ubuze ubwenge, ugaceceka atari uko ubuze amagambo wasubiza, ugaceceka ari uko wa mwanya ubaye wo guceceka kugira ngo uceceke. Ariko inza kubona guceceka, naho mbitekerejeho cyane, inza kubona guceceka birimo n'insinzi ikomeye. Bavandimwe, isi ya none, isi mubona ya none, isi ya none mubona, uko abantu bameze, uko umuntu ameze, mubona umuntu uko agenda, mukamubona physically yiwe, mukamubona inshusho yo hanze yose. Nje natekereje ko haba undi muntu w'indani, haba undi muntu w'imbere. Uko tubonana gutya siko umuntu aba ameze.
uko mbona gutya njyewe Mutabazi, uko mbona gutya si ukuvuga ngo uranzi. Uko nkubona wewe John cyangwa se Joseph, ntabwo ari uko wewe umeze, ariko uko umuntu ameze, uko umuntu uko ateye, umuntu aba dufite undi muntu tubamo. Umuntu tubamo rero ni ibitekerezo byacu. Umuntu ushaka kuvuga rero ni ibitekerezo, ni amagambo y'umuntu, ni ibitekerezo byiwe, n'ibyo avuga, ni ingendo yiwe, ni imiterere yiwe. Uwo ni wo muntu ushaka kuvuga. Hari ubwo rero ubona umuntu ukavuga ngo naka ameze gutya, nguriya muntu ni mwiza, nguriya muntu agira gute, ariko umuntu uterwa n'iki? N'imico yiwe, n'ibyo akora, n'imvugo yiwe, n'ingiro yiwe, n'ingendo yiwe, uko avuga, uko amajambo amusohokamo amera ku bandi, niwo wa muntu ushaka kuvuga, niwo muntu. Rero mwa bantu mwe ndicara nyine ngaseka cyane, nkumva ibitwenge birangije. Isi iragoye kabisa. Aho umuntu ajaho akavuga agatuka undi muntu, ukamutuka, ukamutokoza, ukamugira gute, ukashira ku social media, ukamutuka, ukamurozi, Jewe mbabwire, u Rwanda nyarwigeho ibintu byinshi cyane. U Rwanda hari uko abantu birenze impinga bakarutuka bakavuga uko, bakagira gute, bagatuka, bakagira gute, rukicecekera, rugaceceka. Ubwo cyagiye urutuka. U Rwanda tuzi ko ari igihugu giteye imbere, gifite amajambere, cyakoze ibintu ugereranyije no mu 1994. Hari abenshi batabonye muri 1994, batabonye kuva muri 1994 ukageza kuri none. Ubonye u Rwanda warushira no mu mugongo ukaruheka, kubera kurushimira. Yaba ari ikintu cyaje mu mugongo, njye nyorusha no mu mugongo karushimira, kubera yuko ubonye aho rugeze kuri none, ubonye ibikorwa biwurimo, ureba amajambere, ureba amazu, ureba uko bubaka, ureba uko bubatse. Vraiment umuntu wese ni impeccable, umuntu wese yokwifuza gutura mu Rwanda. Ariko bararutuka, bakarutuka rugaceceka. Kwa kuri ucecetse mugira ngo nukubura amagambo yo kuvuga, kwa kuri ucecetse mugira ngo nukubura icyo rukora. Kubahe barutuka, nukubura kubasubiza, nukubura kubasubiza, ariko ruraceceka ukabihorera. Cyo ni ikintu njyewe nigiye ku Rwanda. Rero umuntu araje aho ngaho akagutuka ariko yewe u Rwanda abantu rwakoreye neza, rukabakorera neza, birenga impinga bakatangira kurutuka. Rwarabakoreye neza, rwarabahaye, ariko rukicecekera ukabihorera. Icyo nshatse kuvuga, icyo ni ikintu nyarwigiyeho njyewe. Umuntu ashobora kugutuka yarasohoye Mutabazi, niko umuntu umugiriye neza, uramurishije umwaka wose, umuhaye amafaranga umwaka wose utamuzi, waramubonye kuri Facebook, umuhaye amafaranga amurisha umwaka wose. Yewe si we wenyine, urishije n'umuryango we umwaka wose, s'il vous plaît.
umuhaye amafaranga amubesha umwaka wose, ndetse noneho ngo aruhe nawe akaba sponsor wo gufasha abandi. Atangira gufasha abandi, ariko bwaca agatangira kugutuka isi yose ngo uri imbwa. Ngo ndi imbwa. Wakagira bana, isi iragoye kabisa, isi iragoye. Umwaka wose ukamuheza amafaranga utamuzi, akamubeshaho n'umuryango we, akamuheza amafaranga umwaka wose utamuzi n'abatakuzi. Nicyo cyonyine ari umuntu ufite ubwenge wo gishimira umuntu. Ariko kubera isi ya none, nk'ibyo nyanivuze ku Rwanda. U Rwanda rugira abantu neza, bamara kurenga hirya bakarutuka, ko rukicecekera. Icyo ujyaze kuvuga niki? Umuntu umugiriye neza, wamubonye kuri Facebook, umukoreye neza umwaka wose, umuhaye amafaranga hari umwaka wose, ararushe n'umuryango wiwe ko bararya neza, ko baragira gute, bahinduriye ubuzima, ubahinduriye imibereho. Bwaca akaza kuri social media akagutuka, ngo ntacyo wakoze, ngo ahubwo ngo uri imbwa, ngo ndi imbwa. Cyekora bazaca umugani ngo ibikeri mu ruzi biza bisakuza, inka iyo zije gushoka, za mwimanye iyo zije gushoka, zaziza zigashoka y'amazi neza cyane, zitaruha zikanga, zitaruha zigira gute, zigashoka y'amazi, zamara zikayakandagiramo, zikambuka hakurya, zikajabuka, zicecekeye zikagenda. Wakubwira ngo yumvishije inka zisubiza ibikeri, abakubeshe. Zikigendera zikajabuka. Icyo nshatse kuvuga niki? Sinshobora gutukana, ntawe nyise n'ibikeri. Mvuze uwo mugani urahahura n'umugani uhaba woraho. Ariko icyo nshatse kuvuga niki? Mwabantu, isi irikoreye. Sinje gutukana, sinje gusebanya, ariko nshatse kuvuga yuko umuntu umugirira neza, bwaca akagutuka. Kuki duceceka duhaye dutukwa? Njye nabyigiye ku Rwanda. U Rwanda ruricecekera, bararutuka rugaceceka, kandi ntacyo ushobora kurutwara. Mbonereho mvuge nuki umuntu utukana ugatuka undi muntu ahakwihorera, nta na kintu na kimwe ushobora kumukuraho, nta na kintu na kimwe ushobora n'agasatsi ko nta na kumwe gafite bene akato, n'agasatsi gakeya nk'aka mwamubona, undate y'umusatsi utoyimukura ku mutwe, akwaba umutuka. Iwacu kera nakuze baza bavuga umugani bakavuga ngo utuka utamutuka ngo abaha yituka. Mwokagira Imana, isi irikoreye mwa bantu mwe, isi irikoreye. Ariko hari uko abantu bazabona abandi ukagira ngo ntubone umuntu, ntumumenye uko umuzi, ukamwibeshaho. Ariko Imana ikamugaragaza, bwacu ikamugaragaza, ikamwerekana ku magambo yiwe, ikamwerekana ku bikorwa akora, ikamwerekana ku mvugo, ikamwerekana ku rugendo, ikamwerekana ku magambo ye, ibyo avuga, ibyo akora,
ikamwerekana mwabantu nabonye byinshi Mutabazi icyo bikora ndi umuntu ugira amakenga menshi cyane iyo ndaze kugira amakenga ariko amakenga umuntu agira Imana uko yamuremye iyo ndaze kugira amakenga ndababwiye ndi n'imbere y'Imana simba ndahangaha mwabantu mwe biragoye kuvuga gusubira mu byatambutse nta nacyo umuntu yonabivugira nta nacyo bimaze gusa iyo utuka umuntu ntagusubiza bwacyo ukongera ukamutuka ntagusubize uba ubwira ngo wa muntu ntafite ibintu ntafite amagambo yo kugusubiza uzugira ngo wa muntu wawe utuka ntafite ubumuntu ntafite ibitekerezo ntavuga kuratuka ikiragi kuratuka igifu kidafite ubwenge iyo ubonye acecetse wowe ntushobora kugira ubitekerezo ati reka nceceke ubona ko yagutinye mwisi irikoreye mwokagira Imana iyi si irikoreye kabisa irimo abantu n'ibintu irimo abantu n'ibintu umuntu umuhaye amafaranga umwaka wose utamuzi umwaka wose ararushe nawe muri ya mafaranga akazafata akagaburira abandi akwira ahantu hose akwiza ahantu hose kubera yuko amafaranga yamubanye menshi bwaca akaguhindukirana akagutuka niko bimeze niko isi ya none naje gutekereza nsanga ari ku isi ya none imeze ndavuga ati nta kundi reka nceceke ariko muri kwa guceceka suko umuntu ababuze ibyo avuga suko umuntu ababuze ibyo asubiza muri kwa guceceka harimo ubutwari bukomeye muri kwa guceceka harimo kunesha woheza umuntu ukamubera sponsor umwaka wose umuheza amafaranga nawe akaruha akayaheza abandi akazagaburira abandi aheza atumira abandi amafaranga kuri yandi wamuheza bwaca no wa muntu nimba tuvuge ntabwo mbica inyuma cyangwa se mvuga ibiki nimba nje ngasanga uko nyabonye ifoto siko bimeze kuri Facebook ngahitamo kuvuga ngo reka tuwachane mugani w'abanani w'aba Kenya tuwachane yewe ibyo nibyo nyotukirwa ibyo nibyo noja kuri social media bakazabirwa banduka kwagera aho ndimwe agarama ngo nibo wanyanze imba nyanze imba ariwe wanyanze imba ariwe wanyanze kukantuka antukiriki kuntu kubonye ncecetse wenda ushobora no kugirana n'ikinyabupfura ngo reka nceceke wabonye ko ntazi gutukana ko ntomenya gutukana jewe cyo kora dufite uwo turimo utubuza gutukana dufite uturimo uwo twamenye utubuza gutukana uwo twamenye atuma tutavuga uko dushaka
tugira amagambo yo kuvuga n'ayandi yo kureka. Tugira amagambo tugomba kuvuga n'ayandi yo kureka. Amagambo yose aje siko tuyavuga. Amagambo yose utekereje siko ugomba kuyavuga. Ijambo ugomba kuvuga ugomba kubanza ukarihindura mu kanwa kawe, ukarihindura mu kanwa kawe, ukabona kurisohora hanze. Twebwe abamenye uturimo, uwo akaba ari umukiza wacu Yesu Kristo watubambiwe. Niwe utubuza kugenda uko atutegeka kugenda, uko tukwiriye kugenda. Akadutegeka kuvuga, akadutegeka gutekereza, akadutegeka gusubiza, akadutegeka rimwe na rimwe akadutegeka guceceka iyo bibaye ngombwa, tugaceceka, tugatukwa tugaceceka. Uwo niwo twamenye. Rero abatamufite rero niho ubona bagenda bagatukana, bagahagarara hariya bagatukana, bakaza baje aho bagatukana, bagatuka umuntu, wa muntu acecetse akabihorera, bakagira ngo ni ugutinya. None se dutinya gusubiza, dutinya kuvuga ibyo uri byo, ariko dufite umuntu utubwira ngo stop, tukarekera aho ngaho, tukarekera aho ngaho. Iyo bibaye ngombwa tugaceceka. Byakabaye byiza umuntu gutuka undi, ukaharasinga undi muntu, ukaja kuri social media ugatukana, ntabwo ari byiza. Si n'indero, byerekana ko nta ndero, byerekana ko nta kinyabupfura, byerekana ko udatinya. Niyo mpamvu ibyo byose uwo dufite abitubuza, uwo twamenye. Niyo mpamvu tugeraho rimwe tugaceceka. Duceceka si uko tuba twabuze ibyo tuvuga, si uko tuba twabuze amagambo, si uko amagambo aba yashize, si uko tuba turi ibifu tudatekereza, ariko hari igihe biba ngombwa tugaceceka. Uwo twamenye akatubwira ngo ceceka. Uwo twamenye akatubwira ngo ceceka, tugaceceka. Ariko kubona umuntu yandagaza agahagarara n'ibitutsi nyandagaza agatukana kuri social media, bamusekera, bamugira gute, bamuha amashi, abantu baremwe kwinshi mwokagira Imana. Ayisi abantu baremye kwinshi, abantu bafite imyumvire itandukanye, abantu bafite indero zitandukanye, abantu umuntu afite uko yaremwe nuko yagiye arerwa, naho yarerewe, naho yakuriye. Uko ko muragira wowe uhagarara hari ugatukana, ugira ngo ububuze uko bagutuka wowe, ukububuze ibintu ushobora kubwirwa, ububuze yuko ntawo gusubiza cyangwa no kubara ukugutinya. Mwabantu mwokagira Imana. Excuse me. Abakabeho. Ibyo nshatse kubabwira ni iki?
tuzatwitonda baca umugani ngo uwitonze akamishashi. Nimba utukanye ugatukana ibitutsi ugatukana, ese bya bitutsi harya ngo ni ugushaka amafaranga ku mashusho media ngo niho ubona amafaranga, ko tuyashakishije mu buryo budakwiye, ko tuyashakishije mu nzira zidahwitse, ko tuyashakishije mu nzira zitarizo. Wowe ubona amafaranga ngo nuko wabitukana, ayo mafaranga kurabona ko azokugira akamaro cyane cyane, kurabona ko azogukiza cyane cyane muri ayo mafaranga uhaye utukana ngo niho ubona amafaranga, ngo niho ubona amaviews. Mwokagira imana kwikubita ku mutima ngo njiye ngo uyu nguyu we urinde we. Niko ushobora gutwara wa muntu ucecetse. Ese iyo ubona ncecetse, iyo ubona utukana undi muntu agaceceka, wumva uryamye ugasinzira ukagubwa neza ukavuga ngo wa muntu ndamuhamije, wa muntu yacecetse, wa muntu ndamweretse, wa muntu noneho ntiyavuze, wa muntu noneho ngaho ngagize kangahe atavuga, mwe namukomesheje. Uribesha. Dufite Imana ntabwo iza yemera umuntu urengana, ntabwo iza yemera umuntu uzi ugendera mu byaha ukabigenderamo, bwaca bazavuga ngo umushahara wa zambi ni mauti. Shetani zihemba urupfu, nta kindi zihemba, izihemba urupfu. Satani izihemba urupfu, munyumve neza. Sinje washize inamira, mushahara wa zambi ni mauti. Nta mudendezo uba mu byaha, nta mudendezo wo kwarasinga undi muntu, nta mudendezo wo gutukana, nta mudendezo wo kuja kuri social media ugatukana, ugatuka abantu, ugatuka uyu, ugafata uyu wo kurashaka amafaranga. Ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga. Ayo mafaranga niyo woyabona ni amafaranga y'umuvumo, ni amafaranga y'umuvumo, which means ntacyo ashobora kukumarira. Amafaranga ubona witwajije gutuka abandi, witwajije harassment ku bandi bantu, abandi bantu, ntabwo ari amafaranga meza. Umuntu, Imana yaraturemye ngo twubahane, abantu babeho ku isi bagira amahoro, bubahane, bagire gute. Yewe n'amategeko hamwe usanga amategeko yose n'amategeko y'isi bakurikiza n'ay'Imana. Nimba uharasinze undi muntu ukamuharasinga ukamutuka nabyo ni pinisable. Kwandagaza izina ry'umuntu ukarituka, ugafata izina ry'umuntu ukarituka, ugafata personalite y'umuntu ukamutuka, ni pinisable à la loi. Izo faranga zo kuvuga ngo ni amafaranga
shaka kugira ngo ntuke umuntu, mfate izina ry'umuntu mutuke, mfatire iri ngiri mutuke, mfatire ingiri mutuke, ayo mafaranga njyewe ndabona atari meza. Ushatse mwayareka mugashaka ubundi buryo bwo gushaka amafaranga bwo gukora, atari uburyo bwo gutukana ngo niho ubona amafaranga. Nimba ututse umuntu ukabona arakwiba, wewe ntushobora no kugira umutima wa kimuntu ngo reka ndekeraho, ugasura kandi waguruka ugasura kandi ukamutuka. None ubwo wabonye ko yagutinyega, wabonye ko yacecetse, wabonye ko adafite amajambo yo kugusubiza. Utazi ubwenge ashima ubwe, utazi ubwenge ashima ubwe. Bavandimwe, ntabwo twari dukwiriye kugira gushakisha amafaranga mu buryo bwo gutukana, mu buryo bwo gusebanya, mu buryo bwo gufata izina ry'umuntu ukarihasi, ukamwambura personalite yiwe, ukamutuka, ukamwandagaza ngo niho mbona amafaranga. Ayo mafaranga ntabwo ari meza. Uburyo bwo gushaka ayo mafaranga tubureke. Hari uburyo bwo gushaka amafaranga, hari ugaguruka ugakora, cyangwa se wowe ukora n'iyandi YouTube irinjiza amafaranga ariko ukakora mu buryo bwiza udatukana. Icyo nshatse kuvuga, gutukwa umuntu agaceceka, si uko wa wundi wacecetse yabuze amagambo yo kuvuga, si uko wa wundi wacecetse yabuze amajambo yo kugusubiza, si uko wa wundi wacecetse yagutinye, si uko wa wundi wacecetse yagize gute, adafite ubwenge. Ariko ubwenge nyabwo, ubwenge bunashimwa n'Imana, hari igihe biba ngombwa guceceka, ugaceceka ukaguma ukamwumva gusa, ugaceceka ukaguma ukamwumva. Ariko icyo nshatse kuvuga, si uko wa wundi uba wacecetse yabuze ibivakanwa, yabuze amajambo avuga, yabuze amajambo yo gusubiza, yabuze amajambo yo kukubwira, yabuze amajambo yo kukubwira uti. Ariko hari uturimo utubwira ngo ceceka. Uwo twamenye, hari aho umuntu agera ukagenda nk'uko abisi batagenda, ukavuga nk'uko abisi batavuga, ukaganira nk'uko abisi bataganira, ukazugira limiti yuko hari umuntu uturimo utubuza kugenda nk'ab'iyisi, utubuza kuvuga nk'ab'iyisi, utubuza gusubiza nk'ab'iyisi. N'uwo twamenye uturimo. Bavandimwe bafite amashusho media, bakoresha buri gihe za YouTube, abafite amacano yabo, kambabwira mbifuriza gushakisha amafaranga mu buryo bwiza, butari ubwo gutukana, butari ubwo gusebanya, butari ubwo gufata izina ry'umuntu buri gihe urituka, ukamutuka umuntu mutari kumwe, umuntu mutangana, umuntu mutagize gute, ukamwandagaza umutuka for nothing, umutukira ubusa. Hariho uburyo bwinshi ushobora gukora ukabona amafaranga. Hari uburyo bwinshi kuri YouTube ushobora kuvuga, ushobora kugira utanatukanye ukabona amafaranga. Kandi siko abantu bose batukana kugira ngo babone amafaranga. Ariko iyo ushatse gutukana ngo reka nshakisha amafaranga ku buryo bwihuta, hari igihe utazuyabona ya mafaranga. Hari igihe
ushobora no kuyashakisha gutyo mu buryo budakwiriye ntanakumerere neza, ntuyarye utekanye, ntuyarye ufite umutekano mwiza, ntuyarye ugize gute, nawe conscience ikazi gutravaye, conscience yakagira igihe umutima muntu ugaruka ukavuga ngo si amafaranga nyabonye mu buryo bumeze gute, aya mafaranga nyabonye mu buryo budakwiriye, bene ibyo ngibyo ukazubura amahoro muri wewe kubera ibibi wavuze, kubera ibitutsi watukanye, kubera harassment warasinze abandi kubusa. Bavandimwe, icyo nari nshatse kuvuga nuko gutukwa ututswe agaceceka suko ababuze ibyo avuga, siko abavuze ibyo asubiza, suko wa muntu uhawe umutuka aba amutinya, uwatutswe atinye uwamututse. Ariko hari igihe duceceka tugaceceka kubera ubumuntu, kubera ubumuntu, kubera ubumuntu buturimo, tugaceceka. Rero nkaba mbabwira mwese bavandimwe abaye banyumva muri aka kanya yuko iyo ubona umuntu ucecetse, burya no guceceka harimo insinzi, no guceceka harimo ubutwari, no guceceka harimo iki, harimo no gutsinda. Wawundi akagenda gatukana kagufata none kagufata ejo, icyumweru kigashira, niyo waba abamo insinzi mu guceceka. Mu guceceka harimo insinzi ikomeye. Niho nari mvuze nawe jewe nabyigiye ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruratukwa rukicecekera, hari mu Rwanda rwa gusubiza bararutuka rukicecekera kandi ntacyo ushobora kurutwara. Uwo kubwira ngo uzane ukaja ngo kuri Lake Kivu, ku Kivu, ukaja kuri Lake Kivu ukabwoheza ngo ufate indobo uze ufate amazi uyavane nko mu kandi kuzi kegereye, uze ugenda uyamene mu Kivu, ukuzuza ya ndobo ukagenda ukavoma muri ako kuzi kegereye ku mufano kegereye Lake Kivu, ukazugenda ukavomamo amazi mu mbegeti mu ndobo, ukaza ukamena muri lake, ugasira ukaza ukamena muri lake, ugasira ukaza ukamena muri lake. Lake Kivu yo kuzura, Lake Kivu mwabona aho yagejeje amazi ngo yuzuye kubera ya mazi wamenyemo. Niko u Rwanda rumeze. Hari abarutuka bakarutuka rukice, ntacyo ruza rubitwara. Lake Kivu iziguma ari Lake Kivu, n'u Rwanda ruguma ari kwa kundi, rukarushaho gutera imbere, rukarushaho gusonga mbere, rukarushaho amajambere, rukarushaho iki. Nta na kimwe ushobora kurugira gute, kurutwara. Niho navuze nanjye nabyigiyeho. Natwe turashobora tugatukwa wicecekeye, nta na kimwe bashobora kudutwara. Ntashobora kunkura muri hano muri Canada, nta kintu na kimwe ashobora kuntwara. Rero kuntuka bimumariye iki? Ariko njyewe mfite icyo nyamumariye. Umwaka wose, uwo mwaka nuwo nyamurishi nabaye sponsor wiwe ntanamuzi, kandi imagine ntanamuzi. Tamuzi kugeza igihe noneho igihe nyagereyeyo ndasura kandi mfata andi mafaranga gahise mvugayo
ndashira kandi ndamuha mwuka agira Imana ariko nareje nandi bamwe yavuze ngo gwese ngo gituma ngo hataje gukoranura sizi barumvaje ngo gituma hataje gukoranura aravuga ngo n'ubupfu ngo n'ugutinya ngo n'amafuti bagize ngo niyo mpamvu batazabaza gukoranura rindira rero rindira n'amafuti twagize rindira n'amafuti twagize amafuti kutaza gukoranura mukagira Imana none se nimba nari naraguye ndi pastor jewe ni pastor kandi ga pastor wuzuye apana bene abangaba bavuga ngo ni pastor atari na pastor nje ndi pastor naraguye ndagaruka Imana ifata ukuboko ndaza bisabira imbabazi ndihana ndakizwa none simba ntandukanye n'umuntu nanaboneye kuri Facebook imba ntandukanye nawe nkabona ko bidakwiriye kagaruka iwanje nicyo gituma notukwa abantu ese ni jewe njyenyine wowe waratandukanye n'umugore wa kabiri imba nyaramushatse nkabona tudakwiranye nkabona reka dutandukane novuga ngo reka ntukwe ibyo bintu mugende mubitekerezeho mubyigeho muzakore komenti mugenderere n'abatagize kugira ngo babashe kubimenya